twarababaye twaranababariye twihanganiye n'ibidashoboka, ayo ni amateka yacu ntiwayahindura. So rero tureba imbere ijana ku ijana. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye aho muri hose mu mpande enye zigize isi, abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari Burayi ndetse n'abari mu Rwanda dutuye muri rusange. Turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, nanakomeza kwihanganisha abanyarwanda muri rusange, kandi nizere ko imitima ikomeye cyane cyane mbwira abarokotse ko tubari inyuma cyangwa se tubafashe mu mugongo. Nizere ko rero mumeze neza kandi mukomere, ntago bizongera. Abahari mwese rero twakiriye Senderi, umwe mu baririmbyi bakomeye cyane cyane mwa bino bihe turimo, uretse na bino bihe kandi asanzwe ari umuririmbyi ukunzwe na benshi, ariko twagira mu gihe cyo kwibuka bwo bitewe n'ubutumwa atanga ndetse n'indirimbo aririmba zo kwihanganisha ndetse no gufata mu mugongo ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, akaza mu b'imbere. Senderi kwakiriye. Ya murakoze. Senderi umeze gute? Ya turaho. Senderi nk'umuntu ndahita ninjira mu kiganiro nk'umuntu wakunze kugaragara aririmba indirimbo zihumuriza zigaruka ku mateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Iyo uri kuzandika umutima wa Senderi uba uri mu iheta? Ubuhamanya n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nzandika nihuza nabo, nihuza n'ibyo bihe. Nzandika mu by'ukuri ngendeye mu buryo mbibutsa, nkashyiramo no guhumuriza. Hari abahanzi bari bariho kiriya gihe banyuranye, baririmbaga indirimbo zinyuranye. N'uruhe ruhare umuhanzi ari kugira ngo basi hagarike ibyabaye mu Rwanda, banavuga Jenoside yakorewe Abatutsi? Hari abahari basanzwe bagize uruhare mu gushishikariza abanyarwanda icyo gihe kwica Abatutsi, kuvangura ivangura ry'amoko binyuze mu bihangano. Rero icyo nkora cyangwa se icyo nakoze ni uko nagombaga kuririmba nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ku byo nabonye, no guhindura imitima y'abarokotse ndetse n'abakoze iyo Jenoside bakabona ko ibyo bakoze atari byiza, mbicishije mu bihangano byanjye birimo ubumwe n'ubwiyunge, bihinduje indirimbo zivuga kwibuka mu buryo buhoraho, zivuga noneho rero n'iterambere mu mutwe, uko u Rwanda rwari rumeze ariko rwibohoye, ibibi ibyo twagezeho tubirinde tubyongere. Iyo twicaranye tuvugana ibyubaka u Rwanda, ayo ni amateka yacu rero n'izindi nyinshi, kubera ko byasabaga gukora ibihangano n'abandi bahanzi bagenzi banjye benshi batandukanye ko mubazi, ibihangano bihindura roho z'abababaye kugira ngo zibuke ariko zirebe imbere, zirike kuguma inyuma hashize. Yego. Reka mbarize abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda ndetse n'ababa muri diaspora hirya no hino bashobora kuba batazi yenda uko Senderi yarokotse, mu gihe cy'umunota cyangwa se umunota n'igice watubwiraho muri make? Ibyo ntacyo nabivugaho kuko ntago ndabivuga. Ntago urabivuga. Tugaruke ku nganzo yawe, ari nayo cyane cyane abantu benshi bamenye Senderi aririmba. Abahanzi tugera mu gihe yenda cyo kwibuka twari dusanzwe twumva bamenyekanye cyangwa se mu zindi ndirimbo, bakagenda batagira indirimbo n'umusanzu batanga kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bikomeze kugerwaho, bawugenda ubuhe butumwa cyane cyane biciye mu ijwi? Ariko urebye mu gihe urubyiruko ruraririmba rugahumuriza abanyarwanda, ntago ari nka mbere, kandi n'abahanzi benshi bararirimba, yenda n'amakorali nararirimba. Nabona ko hari intambwe igaragara bitandukanye na mbere, uburyo ubu ngubu abantu bose baririmba kwibuka, ubundi wasaga ari bamwe, ariko abantu benshi bararirimba. Ni intambwe ikomeye igihugu cyashyizemo, ubumwe n'ubwiyunge biciye mu matorero n'umuhanzi, kandi abahanzi batangiye kumva ukuri. So nibyo ntekereza ko hari intambwe yatewe. Kubabarira ni ikintu gifite umwanya ungana ute mu mutima wa Senderi? Twarababaye twaranababariye twihanganiye n'ibidashoboka, ayo ni amateka yacu ntiwayahindura. So rero
tureba imbere ijana ku ijana. Igihugu kidusaba kudaheranwa n'amateka, ahubwo tugomba kureba imbere, ariko natwe muri twe tukabanza kubishyira mu mutima. Kubabarira ntibivuze kwibagirwa. Yego, niyo myumvire yanjye. hari urubyiruko rukoresha murandasi, cyane cyane ndabibara mu rwego itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu gushishikariza abantu gukora jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko ruri ubu ngubu bwo urugendera iki rukoresha izo mbuga nkoranyambaga ndetse no mu buryo bw'itangazamakuru? Urubyiruko rwarahindutse. Uko iminsi ikura igenda ijya imbere, niko urubyiruko rutagishukwa, ruzi ukuri. Bamaze kumenya ko igihugu kiri mu biganza byabo, ntawagisenya bareba. Rero naho ufite ingengabitekerezo yishyize akayandika, n'abandi baheraho bamusubiza. Tugana ku musozo bitewe n'umwanya muto ufite, kandi nibyo ufite gahunda nyinshi mwa kino gihe, Senderi avuga iki ku mukuru w'igihugu wafashe mbere mu kubohora cyangwa se mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi? Niwe mfatiraho urugero. Niwe mfatiraho urugero. Afite ubudasa muri Afurika no ku isi yose. Buri gihe iyo avuga, yatanga ibitekerezo, mwigiraho byinshi. Mbese ni ishuri, ni universite zirenze, mwigiraho ibintu byinshi. Ku giti cyanjye ndamwubaha, ndamukunda, ni ishuri ryanjye. Niwe nigiraho ubuzima bwo kubaho, kuko warabonye ibiganiro bye ukabona ibyo abwira abanyarwanda n'isi yose, ntubyumve. N'Imana yakureka, n'isi yakureka, kuko nta kindi narenza kuri iryo jambo. Niba nakugoye waturirimbira ku ndirimbo cyangwa agace gatoya ku ndirimbo imwe ijyanye n'igihe turimo cyo kwibuka? Twigirire icyizere cyo kubaho, abari ku nzibutso ndabahoza, ishavu n'agahinda byibaherana, turwanye jenoside n'ingengabitekerezo, amagambo mabi tuyiyame. Murakoze cyane. Bwa nyuma uraho ubuhe butumwa abarokotse ndetse n'abanyarwanda muri rusange? Ni ku nshuro ya 29 turibuka twiyubaka. Dukomere kandi dukomezanye. Ndakomeza kwihanganisha abarokotse jenoside, kuko muri bo iyo myaka 29 ntabwo bayibona kariyo, barabona nkaho bikiri icyo gihe. Rero tubabe hafi, tubaganirize, tubaririmbire, tubane nabo nk'uko igihugu kibafasha kikabana nabo umunsi ku munsi muri iyi minsi, ndetse n'ubuzima busanzwe. Rero ku banyarwanda, urubyiruko, nuko abandi bajya mu biganiro ngo tugume mu nzu, tugiye gufasha abandi aho mu mudugudu, ku murenge, ku karere utuye, tujye mu biganiro twumva amateka. Iyo uvuyeyo uza wahindutse cyangwa wabonye irindi shuri. Murakoze cyane. Abagifite ibikomere bya jenoside, of course, nuko hari ibyo imbere utabona mu mutima, ni ibiganiro ugomba kubaganiriza. Iby'inyuma ku mubiri, igihugu kirahari kirabavura. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Reka nshimire namwe mwari mudukurikiye mwese, kandi nkomeze vuga ngo twibuke twiyubaka, mukomere nkuko dukunda kubivuga cyangwa se bikunda kuvugwa, genocide never again. Twari kumwe na Senderi, umwe mu baririmbyi banamenyerewe mu kuririmba indirimbo zijyanye n'igihe turimo cy'icyunamo. Si ubu ngubu gusa, ahubwo akomeza gutanga umusanzu we mu bihangano, kandi koko nibyo nawe ukomeze kubana ndetse no kwita ku bihe turimo, kugira ngo buri wese abe ikiganza cya mugenzi we. Senderi, wakoze. Thank you. Mwakoze na mwese. Bye bye.